Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje kosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tatuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi mu kintu cyose kizeho ujye uhita ukibonera kuko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, nta kirango. Kikaba gisobanura iki ariko aho banyura bazengurutse ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, tangiza ku binyabiziga biri mu muhanda munini. B, tangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso. C, tangiza ku makamyo na za autobisi. D, ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira. Hano urabona igisozi kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, tangizira ku binyabiziga biturutse ibumoso. Kubera ko iyo tugeze hari abanyura bazengurutse cyangwa aho mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe, icyerekezo cyose waba uturutsemo uhita winjirira iburyo. Ibinyabiziga biri mu bumoso bwawe aba ari bya binyabiziga byinjiriye iburyo ariko byagutanze kuhazenguruka, nibyo bizaba biri ibumoso bwawe. Rero uzabihinzira kubera bizaba byagutanze kuhazenguruka. Niyo mpamvu hano duhisemo B, tangizira ku binyabiziga biturutse ibumoso. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Bonye ibyapa biri kukugora, nagukoreye video iteguye neza y'amakota n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo birabujwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Hari ibintu biba bibujijwe kubyongera ku kinyabiziga cyawe kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri. Ibi kibiba bibujijwe: A, imitako. B, ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uba ubujijwe kongeraho imitako n'ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru, ahubwo n'ubundi bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Wari wahisemo A bari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B bari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ukeneye tuyigufatire aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigishe ugerweho ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyesha ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana ute? Bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe ku karita iranga ikinyabiziga bihinduka, imyirondoro yari iriho ikaba yahindurwa. Bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Bikorwa mu gihe kingana iki? A, mu minsi 5. B, mu minsi 8. C, mu minsi 15. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kinini be mu minsi 8 biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye, ibyo bigakorwa mu gihe kitarenze iminsi 8. Ndakeka ko waramutamo be, ndizera ko waramutse kuyandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Iba igomba kuba iri he? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A, mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse mu gihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Bibutsa ko umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta binyabiziga mwigera muhura biza bigusanga kubera ko habagendwamo mu cyerekezo kimwe. B, ahegere bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri bashaka ngo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, byo bashaka kuvuga ngo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe, aho bari kuvuga ku nyamaswa. Icyo kinyabiziga cyawe cyo kikaba kiri ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kuyandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara yashyirwaho ku buryo bukurikira. Abagomba gushyirwaho gute? A, amatara abiri ashyirwa inyuma. B, amatara abiri ashyirwa imbere. C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, amatara abiri ashyirwa imbere na C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. We hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni C. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri birashoboka ko harimo incuke, rero itara rimwe rishyirwa imbere kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baturutse imbere bamenye ko bagomba kwitonda, irindi rigashyirwa inyuma kugira ngo n'abaturutse inyuma y'ikinyabiziga bamenye ko bagomba kwitonda. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kuyandika ku papuro. Turabahisemo, ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo bavuze ngo ishusho y'icyapa bari kukubaza ese icyo cyapa ni mpande eshatu, ese icyo cyapa ni uruziga cyangwa icyo cyapa ni mpande enye. A, guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. B, inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. C, umuhanda utaringaniye. D, umuhanda wangijwe n'isuri. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni A, guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, bishyirwa mu ntera hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Kino kikaba kiri kukubwira ko ugiye guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Urebeye mwa bino birango urikona ko ari imodoka iri guhanuka iri kugwa mu mazi. Tuno turongo dutatu ni imivumba y'amazi.
rero akakubwira ko ugiye kugera ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera. Ni wabo cyavuze ihoni kiri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabyumva. Mu ntera ingana iki? A metero 100, B metero 200, C metero 50, D metero 150. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kuri nta kindi ni C muri metero 50. Murabizi bitewe no kuntu ikinyabiziga gikoze kiba gifite ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Murabizi nko kuri velomoteri igira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Nukuvuga ngo yavuze ihoni iri muri metero 20 ukaba wabyumva. Bino binyabiziga byo bigira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 50. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga ndakumirwa byo bigira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda. Hano hari ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, bigira ingaruka gusa ku baturuka mu kindi cyerekezo. B, bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. C, baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo bamenyeshejwe. D, ntacyo bibangamiraho. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kuri nta kindi ni B, bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. Niba ugiye gukata ugatinda gucana ibinyoteri by'uko ugiye gukata, umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kuguturuka inyuma ari kwihuta akaba yanakugonga. Rero biba bishobora gutuma abayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha inzira nyabagendwa batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo bamenyesheje kubera ko watinze gutanga ibimenyetso. Niba ugiye guhagarara byerekane hakiri kare. Niba ugiye gukatira ibumoso byerekane hakiri kare. Niba ugiye gukatira iburyo byerekane hakiri kare kugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha inzira nyabagendwa baze kubona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo uri kubamenyesha. Rero gutinda gutanga bino bimenyetso ku bandi bakoresha inzira nyabagendwa bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho. Nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kudepasa ryari? A, ahamanuka. B, igihe umuhanda ari mugari. C, igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemera kumunyuraho. Mu gihe kuri direct tubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Isoki kuri nta kindi ni C, igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Uri kugenda mu muhanda utereye amatara maremare umuyobozi w'ikinyabiziga ukuri imbere, cyangwa umweretse ko ushaka kumudepasa akabikwemerera akakubwira ko imbere nta kibazo gihari ushaka kuhita unyuranaho. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki igihe umukozi ubifitiye ububasha guha iki kimenyetso? Ugeze hariya hari ibimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha amatara 3 ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, ugasanga byapfuye. Bijya bikunda kubaho ukagera hara kuri feruje ugasanga zapfuye. Ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe uhasanze umukozi ubifitiye
ubifitiye ububasha akaguha kino kimenyetso. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A, gukata ibumoso gusa. B, gukata iburyo gusa ugakomeza imbere. C, guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. D, komeza imbere gusa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Kubera ko hano hana kenshi aba uri imihanda ijya mu byerekezo bitandukanye. Iyo wasanze umukozi ubifitiye ububasha, ashobora kuba ari umupolisi cyangwa umukorerabushake, ariko bafite ibintu bibaranga. Iyo aguhaye kino kimenyetso uhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, kubera ko hari abandi aba yemereye ubwo bari kugenda. Aba ari umurongo wo guhagarara umwanya muto, nawe aba arahita kwemerera ugakomeza urugendo rwawe. Ariko iyo aguhaye kiriya kimenyetso hagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, ubwire ubwoko bwa kode ukeneye ngufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, cyangwa se ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, turaza tukayikwigisha kazagerwaho ugakora nta kintu kikubereye imbogamizi. Twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura jya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona no matara ndangacyerekezo mu ntera ingana iki? A, metero 100. B, metero 200. C, metero 150. D, metero 250. Hano urabona izo cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, muri metero 150 amatara ndangacyerekezo. Noneho amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Amatara ndangaburumbarare ni muri metero 200 nibura. Ibyo byose mba ngomba kwivuga hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifite amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. None iyo wavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, biba bishoboka ko ari na saa sita z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibudise kirimo. Nibyo bita ngo nijoro igihe ijuru rikeye. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Bishobora kumenyesha iki? A, ibitegetswe byihariye gusa. B, ubugerure cyangwa amarenga amategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisozo cy'ukuri na B ikaba ari igisozo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, ubugerure cyangwa amarenga amategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Video y'ibyapa nyongera narayibakoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Subiraho uyirebe kugira ngo ikibazo cyerekeye ku byapa cyere kujya kikugora. Bashobora kubibaza mu buryo bw'amagambo gutya cyangwa mu buryo bw'amashusho. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ubonye utari kwibona nyandikira kuri WhatsApp nyiguhereze mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe ni iyihe? A, mpande 3. B, uruziga. C, urukiramende. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, uruziga. Bakivuga ugukikira bitegetswe, urumva ko ni ibyapa bitegeka. Ibyapa bitegeka bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ndakeka ko rero waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Tari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora.
Ikibazo cya 14 kikabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa? Icyapa cyanditsemo ngo stop, bisobanuye guhagarara. Guhagarara byagenze ute? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. Guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. Wabona ibinyabiziga bikwegereye ugahita uhagarara. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. Guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso kuri nta kindi ni B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye urahagarara nubwo nta kinyabiziga waba uri kubona, kubera ko akenshi umuhanda urimo uba ugiye gusukira mu wundi munini. Akenshi ukaba utari kureba iburyo bwawo, utari kureba ibumoso bwawo, kandi hari ibinyabiziga ugiye gusangamo. Bikaba ngombwa ko uhagarara niyo nta kinyabiziga ubona, ukinjiramo gake gake udateje ikibazo cyangwa ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga usanze muri iyo nzira nyabagendwa ugiye kwinjiramo. Ndakeka ko waramutamo B. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Mbibutsa ko tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video irahari wayireba kugira ngo ibyapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungwa ku kinyabiziga, ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga. Kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira: ntiwatwara ikinyabiziga mu muhanda gifite ibintu byarenze uburumbarare bwacyo byabangamira abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa, cyangwa ngo utware ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa hari ibintu by'ibinyururu biri kugenda biri kwikurura hasi ku butaka. Biba bibujijwe, ariko ngo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Hari ibinyabiziga byo bibyemerewe: ibe binyabiziga, imashini zihinga, ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. A na B n'ibisubizo by'ukuri. Imashini zihinga n'ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso kuri nta kindi ni A. Imashini zihinga zo ziba zibyemerewe, ko birashoboka ko zishobora no kuba ziri mu kazi, bikaba ngombwa ko ibyo gitwaye biragenda biri kwikura hasi cyangwa se byarenze uburumbarare bw'icyo kinyabiziga. Imashini zihinga zo ziba bizibyemerewe. Ndakeka ko ramutamo A. Ndizera ko ramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntikiba gishobora kurenga ibihe bipimo: A iby'inyuma metero 3, B iby'imbere metero 2.70, C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A na B bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso kuri nta kindi ni B. Iby'imbere aba ari metero 2.70. Ikintu bishatse kuvuga no kuvuga ngo utwaye ikinyabiziga cyawe ni rukururana igice kirenga ku biziga. Uriya mwanya uba uturuka kuva ku mupine w'imbere kugeza uriya mwanya aho hari ikinyabiziga kigarukiye imbere. Ntabwo uba ugomba kurenga metero 2.70. Noneho inyuma kuva ku mupine w'inyuma kugeza ku gice cy'inyuma gihera naho haba hagomba kuba harimo metero 3 na santimetero 50. Iby'imbere aba ari metero 2.70, inyuma aba ari metero 3 na santimetero 50. Kuri A bavuze metero 3, nta kindi kintu barengejeho, niyo mpamvu duhisemo B ivuga ko iby'imbere ari metero 2.70. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona bavuze ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50, nacyo uhita ugihitamo
kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko hano waramusitamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro turahisemo neza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze ubugari bwayo ushobora kugera ku bipimo bikurikira. Aho ushobora kugera ku bihe bipimo: A metero 2 n'ibice 50, B metero 2 n'ibice 75, C metero 3, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B metero 2 n'ibice 75. Kino kibazo hari igihe bagihindura agafata zino metero bakazishyira muri santimetero ntibizakugore, bakavuga ngo A santimetero 250, B santimetero 275, C santimetero 300. Ntibizakugora, ikintu wakoze no guhindura ingero, kandi ndi kwategura isomo ku bintu byo guhindura ingero. Ukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho wizere ko uzahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni ubuhe buremere? A toni 20, B toni 16, C toni 12, D toni 10. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C toni 12. Toni ukibuka ko ari urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Ndakeka ko waramutamo rero se, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ndi kwategura n'isomo ku bintu bijyanye n'uburemere. Ukanda subscribe kugira ngo igisomo nirishyiraho uzahita uribonera ku gihe mu ba mbere. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A komeza imbere gusa, B aho kunyuranaho imbere, C aho guhagarara umwanya munini, D inzira y'icyerekezo kimwe. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A komeza imbere gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Bari kuvuga ngo icyerekezo gitegetswe ni ugukomeza imbere gusa, ntabwo wemerewe gukata iburyo, ntabwo wemerewe gukata ibumoso, urakomeza imbere gusa. Bakunda kuyikoresha nk'igihe mu muhanda hari icyago kidahoraho, nk'ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda, cyangwa se hari imirimo iri gukorwa bikaba ngombwa ko hari imihanda bagenda bafunga, bavuga ngo noneho icyerekezo gitegetswe kata iburyo gusa, cyangwa komeza imbere gusa, cyangwa komeza ibumoso, bitewe n'ahantu bashaka kuca. Mujya munabibona nk'iyo bagiye ku mupira hano muri stade Amahoro, ukabona bahindane hari bitewe n'imihanda bagiye bafunga, ukabona bashyizeho bino byapa bitegeka biri kuvuga ngo icyerekezo gitegetswe urakomeza imbere gusa cyangwa urakata iburyo bitewe n'ahantu bari kugutegeka. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi. Kirabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga, ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Niba ikinyabiziga gihagaritswe ari nijoro, kiba kigomba kugira ikimenyetso kiri ahantu hagaragara kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza bagisanga bamenye ko bagihagaritse, kitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, cyangwa se ibinyabiziga biza bikaba byakigonga mu gihe cyaba kitagaragajwe. Kiba kigomba kugaragazwa rero, ariko bari kutubwira ngo ibinyabiziga byo bikurikira ngo ntibibireba.
ibyo binyabiziga byo bibyemerewe muri make bagihagarika, bashaka ntibashyireho itara ryerekana ko bagihagaritse. A velomoteri, B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande byo ntabwo ari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe babihagaritse bino binyabiziga byombi ku muhanda, kubera ko n'ubundi velomoteri, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande bizatwara umwanya muto cyane ku buryo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, ariko uhagaritse nk'igikamyo gitwara umwanya munini ku buryo hatagize ukuntu kigaragazwa, ibindi binyabiziga bishobora kujya biraza bikakigonga, bikaba byabateza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu baba bagomba kwitonda. Rero velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe baba babihagaritse mu gihe cya nijoro ku mihanda. Ndakeka ko waramutse, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro, ndizera ko kino kizamini dukosoranye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kwa ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gikoni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Amasomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, biriya bibazo nkunda gupostinga na kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ukeneye tuyigufatire aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha nugerwaho uzakorera mu itutsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, turaza tukayikwigisha, yaba yo kugufasha gutegura ikizamini neza cyangwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi. Twandike rero cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.